urumva ariko sino kuba kagarara gusa ubu noneho yabaye kagarara papa abantu babonye abahinde bari kumwirahira bati kagarara wo byarawe uzaza cyangwa twebwe tukwisangira i Kigali bagira ngo ni ibikabyo. Ubundi mu minsi yashize ubundi yitwaga kagarara ku mbuga nkoranyambaga ariko ubu ngubu asigaye yitwa Ashton Small. Ashton Small, hanyuma Didier namfasha aze kunshakira uwitwa Ashton Hall. Ashton Hall niwe original, niwe uri original, ni umugabo dore ngubu. Uriya muntu uramuzi bwana Arufo? Oya. Ariko uyu uramuzi? Uyu nabonye asimbuka amahema mu bigogo, ndabona narabonye asimbuka amahema mu bigogo, ntabwo nari nsanzwe muzi. Kagarara? Akora iki mu buzima busanzwe? Dore akora biriya. Biriya bikamutunga? Ni umu content creator ubwo. Agakora biriya bintu bikamutunga? Ariko uwahirufo. Ngo iki? Do, mu gihe twavuga ngo tugeze mu gice cy'umwaka ngo tugeze ku mishinga yacu ngo tuyigeze he? Kagarara we, uretse ko Kagarara ibintu byamubayeho muri uyu mwaka ntabwo yari yarabipanze, we yaba agiye kutubeshya. Ntakubeshye, ni ubwa mbere numvise Kagarara ntacyo muziho. Niba ari uwina hasi y'imbizi cyakora nabonye umuntu usimbuka mu ihema ejo bundi akantu nabonye ndabona asa n'uriya mugabo. Ni umwe mu ba content creator jewe mbona bari gukora cyane muri iki gihe, ndetse yemwe n'ejo bundi mu ntuza mu nama y'aba influencers na Kiliziya Gatolika nawe yari arimo. Nawe yari arimo, ni umwe influencer wo mu Gatolika. Uzi ko wagira ngo nsigaye nkodesha mu Rwanda. None waramutse neza bwana Yves? Ni amahoro cyane Trezo. Nawe Kagarara ntabwo umuzi? Ntabwo. Mu Rwanda ubundi hari ibintu byaje umuntu n'umuntu muziranye no gufitiye ideni kuvuga ko atakuzi nabyo biba 6. None se Kagarara hari ideni afitiye Alphonse? Urugero narindi gutanga nako Alphonse hari ideni afitiye Kagarara kugira ngo abwire. Oya, ntabwo ndi bwihakane Kagarara mvuge ko ntamuzi. Ntabwo nari muzi. Biragoye kuvuga ngo sinzi Kagarara. Shakira Kagarara ari kumwe na ariko Kagarara amaze imyaka nk'ibiri mu Rwanda, ari mu content creator uri hejuru. Ni umuntu wafashe icyo abantu bakita ubusembwa cyangwa se mvuge ubumuga bw'ubugufi bukabije. Yego. Yiga kutaheranwa nabyo mbere na mbere, maze asobanukirwa no kubicuruza. Utabona ari kugaragura ibi byamamare mpuzamahanga. Kagarara yahereye ku byo mu Rwanda. Sinzi imbuza umugabo wubatse umubiri mu Rwanda muri umuna mugenzi wacu Jackson yitwa Rutambi. Witwa Rutambi ariko yiyita Rutambi. Rutambi akanawe n'umu content creator mwiza cyane. Kagarara yamuhereyeho amusekura, ariko amwereke ko abantu bose bamaje yazakagaragura hari umuntu witwa Kagarara utarengeje ibiro 20 umugaragura. Ariko gusekura sa kubita byanyabyo ni content ariko uburyo ari fit cyane asimbuka ukagira ngo adomye umuntu nyakumudoma. Reba wa muhungu ukurikirwa n'abatari bakeya ku isi ugaheruka mu Rwanda, bamwe mu bantu bamucarenginze bakanamutsinda harimo Kagarara. Hano rero ni hariya mubona nagize ngo baza. Kagarara nta nubwo azwi mu Rwanda gusa, azwi mu isi. Kagarara icyo gihe nyuma yo kudoma Rutambi munsi y'umukondo, Rutambi yibazaga hano Kagarara yakubita akababara akabona ntaho, adoma munsi y'umukondo hepfo iriya hagati y'ibiti byombi. Umugabo abaraguye arirambitse. Kagarara ati sinakubwiye ko ndi Kagarara? Kagarara atangira akora utuntu tw'uducarenji turi aho. Ejo bundi uzi ko Kagarara iyo yicaye arambije amaguru abyuka nta hantu akoze, ahaguruka nta hantu akoze. Mu gihe twebwe kweguka ngo nakora abdomino byonyine yaba ari ikibazo, we abyuka nta hakoze. Ahangaha reka numvise ibintu byina ahangaha bidakinisha. Iryo jambo bararikwandikaho. Nangiye kuvuga ngo iki barabikwandika mvuze ko ibintu byina nabonye bidakinishwa mpita niceceka. Niba ari icyo bakinyandika ejo bundi ntawareze. Ariko reka tukuremo blague. Kagarara ari konsiya ko afite ubumuga bw'ubugufi bukabije, kandi ko ibyo atari igicumuro, atari n'ibintu byamubuza kubona gutera imbere. Yego. Kandi ntabwo byamubuza nawe ku exploiter
opportunity abandi babona, niba Yego. dufite spotlights, niba dufite uburyo bwo gukoramo siporo, naho aravuga ati noneho rero particularité yanjye igituma ntasa n'abandi, iyo uniqueness yanjye reka nyibyaze umusaruro. Byari kugorana ku muntu wundi wiyaminiye ngo uzi gutera push up kwegera speed, yego aisho speed, kumwegera byari hatari, ariko iriya feature, iriya physique ye ituma nyine aba ari umuntu udasanzwe, abantu bose bavuga bati reka noneho Aisho Speed nta nubwo yari azi ko Kagarara yamutse, tutagira ngo Aisho Speed hano yabikoze ari ukwishimisha nka kuriya kwa Hall. Aisho uzamurebe, umuntu wese bahuye ibyo waba urimo byose agucarenginga nta mpuhwe, ntabwo ajya ashyiramo kugutsinda. abashaka kugutsinda Aisho Speed ntashyiramo imikino. Noneho Kagarara agize kuba ari fit, akora siporo, agize n'umubiri ubimwemerera. Ariko mbere yo kugera ahangaha Kagarara mu Rwanda yari yaratangiye kubona ko we byakunze, yateye imbere. By the way, ni umunyeshuri niba atarasoje muri IPRC Ngoma, akaba n'umwe mu yego. Kagarara yarize, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ufite ubumuga ngo ujye kwiryamira mu rugo. muri aya yaraminuje. Kagarara yarize, yaba ataraminuza ariko aba yaraminuje, yaba yaraminuje uno mwaka. Njye muzi yiga muri IPRC. icyo nzi cyo nuko ari umuhanga, Ikibuga. ntabwo ari mu muhandagira bitaro. akaba umuntu w'umusaperi, ntabwo ari wa muntu uzashidikanya ku myambarire, style nziza igezweho, ashatse yanamurika imideli. Ubise ntayimurika, urumva ariko imyenda ye ishobora kuba itahenda cyane. ndagusohora nk'iriya nkweto aba yambaye, uze gucunga nk'inkweto aba yambaye, kubera ukaza ko kumenya buriya igiciro. iyo umuntu amaze kumenyekana ibyo yambaye byose ugira ngo ni style igezweho. Keretse nka Batista aba ngaba bakishakisha, biba bigusaba kujya kwambara imyenda itarambarwa n'umuntu uwo ari we wese. ubwo rero mbere y'uko ahura na Hall, ibindi byamamare bavuga byerekanye ko byemera Kagarara harimo Diamond wo muri Tanzania, Platinumz. Kagarara yakoze challenge y'indirimbo ye, Diamond aza muri comment aravuga ati Kagarara uri king rwose, genda bivivuye. Umunyarwanda Umunyarwanda. Kagarara yatangiye kuvana nyuma y'uko ibi wabikoze bikamuhira, afite n'undi mukobwa yakijije nawe ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije, amuzana muri content. Umukobwa ba diaspora baramukunda, bamumenaho icyitwa amadolari, aragenda yubakira iwabo inzu, akora na business. dore uriya ni n'umugore we ahubwo. Reka ni content, ntabwo ari umugore uriya ni we. umugore we. Oya ni content. Ara ni umugore we. Reka Nabonye basezeranye. ni content. Kagarara nta mugore agira. Kagarara ni umujene afite imyaka 25, ni mutoya. Genda rizika ibyanyara. Oya. uwo nzi igihe ahubwo mu Rwanda, ariko ntabwo ndamubona. Hari umuhungu njya mbona wurira amazu nta kintu akozeho. Uriya rero nanjye yankuyeho kabisa. Nabanje numva bavuga Kagarara, n'inzi ko ari Kagarara. Bamwita ikivejuru, Alien Monster. uriya ariko ajya no mu marushanwa mpuzamahanga yo ubundi iriya siporo bayitangukira, ni nko gutondagira. Uriya ni intondagizi. Icyo muziho ari fit cyane kandi agakunda ibintu bya siporo. Ngiye twahuye bwa mbere muri covid, hari filime nari ndi kugiramo uruhare kandi yari irimo ibintu bya action, bamuturekomanda nk'umuntu ushobora kudufasha mu kurwana muri filime nyine yari domene ye. Uretse ko hazamo undi mujene rero, we hazamo undi mujene wabaye mu Bushinwa, mukendaga kwitwa filime Rocky yigeze kuduha trailer yacyo yari irenze. Ariko ntugapfobya ibintu. Wrath of Soldier, ariko hari ibintu bajyaga bazana birimo gupfobya Evure yangira ya filime ndi mu bayigizemo uruhare. Yes, ese niyo uri kuvuga. Oya ntabwo ariyo gusa, izindi zabanje iriya yari yaramaze kwamamara. Yewe rero nk'intyoza nanjye mu kujora, ubwa kujoya ahubwo uzanikosora noneho umenye ibyo uzanyegera ahubwo ubwire ibyo uko nari kubitekereza. Evure yacu ukubise hasi. Oya niyo filime yari irimo Maître Nzovu se. Oya Maître Nzovu yari filime ukwayo. Maître Nzovu ariko Wrath of Soldier nabonyemo udukritike nyine, kandi yari ifite rezatu zose zo kuba filime. Aho niho wagahereye mu buhanga bwo kujora, uhera kuri aspect ziri positive. None se ko turi kwihuta atari yo main story hano, ndi kwivugira. Naguhaye ntuza link yo kwerekana Ashton Hall kugira ngo twumve impamvu navuze Kagarara. Byari bisa n'agahigo ko gukorana challenge na Aisho Speed, ariko nyuma ya Aisho Speed
buriya tugiye mu bwamamare no gukurikirwa cyane Ashton Hall na Aisha Speed ninde ukurikirwa cyane? Ashton Hall akurikirwa na miliyoni 24 niba ntibeshye uteranyije imbuga nkoranyambaga ze zose. Speed amurusha nk'inshuro. Gusa Ashton asa nk'aho ari umu VIP comparing kuri Speed. Nyine ariyumva cyane. Ni umu VIP anamamariza brands zikomeye. Didi. Kuko we hari uburyo ubona ko Speed we yamamajwe na Covid nyine bimwe kuvuga ngo uri lonely ugakreye ikintu. Uyu yari umukinnyi w'umupira. Yego. Ariko ni football America. Yakinaga byashoboka ko ari football America. Football America physique ye ntabwo abona ntibiri gukunda atangiza routine ya sport ihera saa 10 za mu gitondo akayifirima. Ageze igihe atangira no gukocinga abandi. Noneho atangira kwamamaza ibintu birimo imibavu, amasaha n'imyenda, ahinduka ikintu kinini cyane. Abantu bamwe bakamushimira iyo discipline yo kuvuga ngo ni umuntu ukora sport akagira routine ihoraho, akanasa neza, ashyiraho utwenda twiza. Abandi bakavuga ko ashobora kuba afite imiti akoresha kubera ko atari sport akora kinyamwuga ngo bazajya kumupima ibya dopage. Bavuga ati afite ibintu akoresha kuko uriya muvuduko ngo ntabwo usanzwe. Ndetse yankundiye ngo awunyereka sha twereke abantu who is Ashton Hall. Yarazwi cyane n'umuntu ukomeye mu isi, ariko yahuye n'undi uri kwamamara Kagarara ubwo bavuga ngo ni icyamamare cya kane mpuzamahanga. Nese kubera icyo uri kuvuga ngo uri kuvuga ngo Ashton Hall ngo yamubabariye nawe hano yarari committed yarari seriye. Ariko navuze ko yamubabariye, wowe navuze ko atari gushyiramo impuhwe. None se hano hari impuhwe uri kubonamo? Uyu we yanarushye bigaragara. Yaje abizi ko it's a challenge. Ariko nanone turebye muri loi de la physique hari ibintu byagusobanurira impamvu agomba gutsindwa. Cyane. Tugiye muri ariko utagira ngo uyu mujene w'umunyarwanda abaye adakora sport ntabwo loi ya physique yamurengera n'ubundi. Nuko asanzwe ari fit. Yego nyine. Abaye adakora sport ntabwo yamurengera. Asanzwe ari fit cyane. Reba Alphonse bavugaga ngo ibintu bye ntibyahenda. Reba iyo nkweto. Ntabwo navuze ko ari ukudahenda, navuze ko ibyamamare icyo yambaye cyose kiba kiri ku rwego rwacyo, kiramubera, kiba kiri no ku rwego rwacyo, ashobora no kucyishyurirwa ahubwo kugira ngo acyambare. Ni umugabo kaze utanagira ngo hano ni Kigali mu Rwanda, ari muri Ghana ubu ngubu. Ashton Hall ariko yanavuze ko bishoboka ko nawe yazagera mu Rwanda. Narebye ibihugu azajyamo idarapo ry'u Rwanda ndiburamo, ntabwo ririmo. Naribuze munyamara yari yabitangaje ko azaza mu Rwanda. Reba uwo musa ariko se Alphonse azabamenya ryari se? Uriya we niwe twavugaga. Urabona ko afite ibizigira. Uyu niwe uri gucara, niwe uri kumwe na kakiremo na ntuza. Iyo sound ntabwo uza kuyizira se? Afite taye nk'iya Adama Traore. Nk'uyu ndebye muri telefone ya sheri wanjye nkasangamo nimero ye nahita niyakira. Ngayo nguko rero iki cyamamare Ashton Hall cyakoranye exercice nyinshi na Monsieur Kagarara uyise Ashton Small. We noneho yahise avuga ati ariko reba uzi ko na drone bimukurikiye kugira ngo bafilme angre zose nyine. Bahagaze amafaranga menshi, ntihabonye imodoka ari kumwe nayo. Umuntu agenda muri G-Wagon imukurikiye nta nubwo ari kuyigendamo, imukurikiye kumufasha gukora siporo. Niyari akojeje umutwe hasi ahagaze. Ahantu mbonye ku kantu niyo muntu wa mbere mu mateka y'isi ubikoze ku bisi yaremwe. Wona kera twari tuzi ko bamwitaga ngo komando, umuntu nkiga no gushushanya nayo gushushanya za biceps na za triceps. Ngayo gukorera ubwo ntabwo turi rutindeho cyane, ariko biba birimo n'isomo abantu bagiye bagerageza kubona amahirwe igihugu cyagize kuyabyaza umusaruro aho bishoboka. Uyu munsi mu Rwanda abantu benshi barataka ubushomeri, sibyo? Ugasanga unafite impano, ufite iyo telefone yawe ya smartphone, internet penetration mu Rwanda yabaye nini. Abantu ikintu cyitwa content creation aho bishoboka bagiha agaciro, bacyubahe bagifate nk'umwuga. Uyu munsi sinibwira ko Kagarara iyaza gutekereza ku bumuga bwe akanagira ipfunwe, sinzi ko uyu munsi aba yari bwurira indege.
ntabwo nyine byari kumukundira kubera ko harimo bamwe bashobora kuvuga ngo niba mfite ubumuga runaka gahunda ya mbere ni ukugirirwa impuhwe no gufashwa. yego uyu munsi rero Kagarara yafasha. Kagarara ni umwe mu bantu bafite amafaranga. Nibyo mvuga ko we yafasha nyine, afite amafaranga. Uyu munsi ageze igihe inzozi z'abantu benshi, nibwira ko nka muri studio ashobora gusanga mu bantu 5 barimo harimo nka 4 tutarurira indege, we yatangiye kuyurira bimworoheye. Ni umuntu ushobora kuvuga ngo uyu munsi ari rekoni ku rwego mpuzamahanga, nimba iShow Speed mu kwerekana memories yagize mu Rwanda ziryoshye cyane hazamo Kagarara. Umuntu nka Diamond ashobora kujya gutya akavuga ati Kagarara is a king. Uyu wahoze ari manager wa Rambo akavuga ati Kagarara wabonye yari yazanye challenge yo guhangana na Rambo, akaritweet agapostinga Kagarara, biba bifite icyo bivuze. Noneho umuntu nka Ashton Hall agatumira Kagarara akavuga ati ntaribi ntago nzaza mu Rwanda Nigeria, ni muri Ghana sorry hansange tunarigisi. Ubu ntibigutungure vuba kompanyi iri serious hano mu Rwanda ireti gufata Kagarara yamamarize, bashobora no kurangara ejo akabona kompanyi mpuzamahanga n'abandi bajenerewe bibisomo. Iyo telefone ntibi yo kujya kwirirwa urayikinga no kujya kuri space ziri kuvugirwaho no sense. Byashoboka ko cyangwa se ko wayikoresha nawe izo space uri gukora content creation ejo ukavanamo ibice. Kakantu rero twavuze ko kwiga ni kazima cyane, kuko yarangije iyi challenge yajya kwicara mu modoka, aramubaza ati se bimeze bite Kagarara, ati Ashton Hall aravuga ati ngiye ntakubeshye nabonye content zawe ndumirwa, ndavuga nti this nigga I must meet him. Ati urumva bimeze bite? Kagarara biramurengara bata cannot even believe it. Nubu ntabwo ndabyizera ko turi kumwe. Namwe muri content ze zanaryoheye cyane. Iri yagiye mu bigogwe gusiganwa n'ifarashi ngari kwigana Ashton Hall. Ashton Hall agasiga imodoka, agasiga amafarashi, agasiga n'indege. Nabonye Kagarara ifarashi yaramusize. Hari umuntu werekanye Ashton iriya video twari turi kubereka Ashton Hall ari gusiganwa na G-Wagon Brobus. Hanyuma ku ruhande bayifeaturinzeho n'iriya ya Kagarara ari kwirukankana n'Incheval. Bari kuvuga ngo dore Cristiano ukuntu yirukankaga, ngo Cristiano performance ye kuri match ya Uzbekistan. Ngo na performance ya Cristiano kuri match ya Colombia. Muri iyi minsi dawe ari muri basiba. Ariko umuntu ujya ukora utu tuntu agashyiramo ka slow motion ariko kadakabije nk'akabahinde, dukoze neza kabisa. Urumva rero kandi ubu ikiza cyo kwamamara uyu mujeni izi marke zose yambaye ari kuzamamaza. Of course ntabwo ari ukuberwa n'umwambaro wa sport gusa. Standard wumva ukuntu rero yaganiraga na brother. Yeah. Bro, I'm hyped to have you, bro. Can't believe. Really? Was it? Ati giye ndikumva bishimishije kuba ndi kumwe nawe nago hostinze. Undi ati ntabwo ngenda nabyizera ko turi kumwe. You a star though. That's the thing, you a star. Atari kuba wabaye umusitari, wabaye cyangwa n'ubusanzwe uri icyamamare, ariko wabaye umusitari cyane kwihuye nanjye. Ubu wabaye umusitari. Even without me, you a star. 100% God has big plans for you, bro. Ati kandi komeza umurava kuko Imana ifite imipango myiza, imigambi migari kuri wowe. Uko icyamamare nk'iki Imana igibire ibihemegisha. Ati ndarebye kuri page yawe ndavuga ati main. I said we was looking for Ashton or African Ashton Hall. I wanted to just come out here and bless our creator. Ati rero ubwo napangaga urugendo rwo kuza muri Afrika mu bantu numvaga ngomba guhura nabo nk'aba blessing, harimo aba creator nawe wari urimo kuko narakubonye. Dore oshi aya ifarashi size umuntu. Ashton Small na Ashton Hall yabyakomeye.
ngayo nguko akagarara niwe ese wanjye mwamenyere Oya, niba urabona akazi gufumyamo. umukaraza aracyari umuyabaga turi kuzana ibya kontenti hariya twahavuye none se turavuga Ashton Small isaha yose no gukuretinga ibijyanye no kumanura mini ntabwo twaye isaha yose none se kuvangamo tukareba ndi kugira ngo ku mihanda tuhavire rimwe abonye pasiteri yararakajwe cyane n'ibintu Theo yamuvuzeho pasiteri nde Claude yararakaye cyane yararakaye bikabije amara Claude nawe ni umukontenti kiriyeta munini Tongo yavuze ko ari inde yavuze ko atari pasiteri ari padiri yasubiyemo izina yahimbwe n'umwe mu batamwemera bahetazi birimo ibintu by'ibisipikazi yakurira agatimuruza aravuga ati niwe bavuga ngo ni se biradiyo ni ububavuga ako bakakwandikeho aragukinira nabi arankinira nabi se ko ndimo mbaza yumvise ndimo mpamya oya urumva ngewe mu myumvire yanjye umuntu wese ututse undi cyangwa se uzanye izina papa se ari ugupfobya umuntu urumva ntabwo ngewe mushyigikira kuko nubwo bwose umuntu yaba akora ibintu mu buryo butakunyura hari ubundi buryo wabivuga mu nyine wavuga uti uriya muntu ntabwo wakora ibintu mu buryo bunyura kandi ni wowe ubibona utyo wasanga hari abandi binyura babikunze kandi nanone ushaka kumukocinga kubera ko mushobora kuba muhuriye muri domeni imwe ntabwo ntekereza ko wabura nimero ye ukamubwira uti wenda ukazavuga uti njye nashatse kumuha amahugurwa y'ubuntu aranga ariko se abantu baba bagiye ku mihanda barikokereje kuki bumva twabahereza umuriro ni ukuwuzimya tuwusanze aho wakira yewe umuriro utazimura urakongora ariko umuhungu aba yipanze akazi ubundi reka nkubwize ukuri izi mbuga nawe yahindukira abwira Theo ati ubwo nawe uri bosi w'intuza oya Theo yashatse kumubaga nyine hari uburyo umuntu ukurusha IQ na capacité intellectuelle ajya kukubaga ukagira ngo ari kukuguyaguya bimwe by'imbeba ikurya iguhuha ukagira ngo ni impuhwe ifite kugeza umenya ko yashakaga kukumaraho ikirenge ari uko yigendeye ihaze ariko igihari ntubimenya Theo yaragiye afata abantu batatu bose bari kumuvugaho nyine urumva bijyanye n'irihunga rye n'ibyaribanjirije hari abahise mu buryo bwihuta bavuga bati umuhungu aragarashutse agiye mu ikarita zitabara abo rero banabangukirwa cyane no gukoresha iryo jambo yego urumva nayo mpamvu yavuze ati abo bantu byo babihuriyeho ibyo bintu yego noneho banakoze ikiganiro bari kumwe harimo akantu kandi ujya ubona birasanzwe nyine iyo urebye wavuga ko bararidinze mu bantu bagerageza gukinira igihugu ngo defanse hari ntabwo ndi bubyite defanse ariko niko nashaka kubyita abo bantu wakomeje gusigiriza bakina atake bakubwire ko hari abantu dufite benshi nuko Theo yarumaga ahuha ariko bafite impano yo guhubuka kurusha izindi mpano zose icyo nashakaga kuvuga intention aba ari nziza nkurikije kuba watekereza ko ibyo gukora biri mu nyungu z'igihugu mu kisilamu tubyita niya aba ari nziza ariko uko babikoramo n'abo babikoraho bikaba controversial ntibivugweho rumwe rero icyaba nyine basanzwe rwose ako kazi barabikora neza iyo babona bagutekerezamo ko ibyo uri gukora byabangamira igihugu cyangwa inyungu zacyo barakwataka batitaye ku bindi bitanasobanuye koko ariko biba bimeze nyine ariko barakwataka mu byo batitaho nyine harimo n'ubwenge no gushyira mu nyurabwenge no kugira uti ibyarangiye rero Theo araza bashyira ku munzani wa batatu akavuga ati kanaka uriya we ibyo akora w'ubwenge arabuzi ni muzima ariko ni umugome ni umugome yarabapimye ati kanaka we yashyize ku munzani ati kanaka we ibyo akora bimeze gutya ageze rero ku mukozi w'Imana avuga ko ubwenge bugereranyije cyane ikijyanye n'ubwenge we n'ubwenge anoti friendly baciye ukubiri ati si umuntu mubi nta kindi kibazo harabura akantu gafite isano n'ubwenge
umukozi w'Imana kamukora abwira kameramani ati setinga mvuge akibisoma ari n'ibyo atari yasobanukiwe aravuga ati avuze ko iki ubwo bisobanukiwe ati musetinge mushyireho. pauvre pasiteri ntabwo nari nzi ko ari we ku mihanda bavuga ko ngo ni seviradiyo. nanjye ariko iryo zina ryamamaye ntaramenye uwo ari we nkazajya numva ngo nabimenye ejo bundi Theo ahunga. ariko umuntu warizanye arakanyagwa. ni kuko mukurikira ngenda mukurikira kuko mukurikira nta kuntu utamukurikira yereka reka njye umuntu uzakubeshya ngo abakora imihanda ngo simukurikira azabakubeshya. ni umwe mu bantu baciye agahigo ko gutuma hajyaho ingamba mu kanya ku rukiko ariko kuvuga Chief Justice yashyizeho ingamba. Chief Justice ejo bundi yanabigarutseho none harakaye cyane. Shane Karame